Peter, umeze bite? Nshaka tuvugana. Izi saha ndabizi birega ko arizo ugira mu kazi rero mpamvu niyicaye hano nigeze kutarahanyura. Gusa ubwo umenye gute ko ino nzira nyuraho? Njye rero mbafite amakuru yose y'abantu bose bo muri no karitsiye. Uretse nawe nta n'undi muntu afitiye amakuru ubu ngubu. Gusa mbwe njye muranyambaye nyine gutyo yambaye ubu ngubu nyine urimo urankorera ibyo nagusabye. Iyo mpeta nagukoma nyine kuyikuramo kugira ngo utazigera unayibura. Kandi ngiye gukora nk'ibintu by'amashanyarazi nibwo kwamo kugira ngo oya nabwo ujye uyambara, nta kintu amashanyarazi yagutwara wambaye iyo mpeta. iyo mpeta yawe ifite izihe mbaraga? wowe jya uyambara gutyo gusa. Umva wajya muri toilette, wajya koga, wajya hehe, iyo mpeta ntabwo igomba kukuvamo. N'ubundi kuyikuramo bijya bibanza kunanira. Iyi ngiyi ujye uyifata nk'akazi. None kugira ngo nkwereke ko ari akazi, so yimaranye iminsi 2. Ubu ngubu ayuko kwezi reka yakubi. Nagiye kubona amafaranga n'ibibazo by'amafaranga. Niba wari ufite ibibazo by'amafaranga rero ubwo bifate nk'aho bikemutse, sibyo? Ubu ngubu birakemutse. Akazi ko karyoshye. Aya ni senkani. Buri kwezi nzanguha amafaranga na gutya. Uba ngaya nayo ukwezi kwa mbere, ubwo kwa kabiri ni kujya turi tageze ngayo munsi. Ushize se bamaye 30. Nta kibazo. Ubwo nzanguha 100, ubwo ngo usigemo 20. Nese ubundi kamaze mubaza. Ubwo muri uko kwezi hasigayemo angahe? Hasigayemo 20. Ndi amafaranga yose uma. Ikibazo ufite ni amafaranga, ikibazo ufite ni iki? Ni uko ubu ndindi iyo mpeta gusa nta kindi. Cyaza ngana ibibazo wumvisha umuntu aguhaye ibihumbi bingana gutya. Kwimeta itanagwa ni 5,000. Ntabwo yagura impeta, ntabwo yagura 5,000, ariko agaciro ahubwo ngiye agaciro ifitiye niko karenze kurusha iyo mpeta. Ese iyi mpeta irenze ku ikigero kingana gite ku buryo yayishyura amafaranga angana gutya? Urumva? Ngewe agaciro nyine iyo mpeta ifite niko karenze kuruta no kuba naguha amafaranga cyangwa se naguha iki. Ntabwo mba ndikumva ukuntu impeta ingana gutya. Mbona yashaka no ko ari irangi ateye na zahabu. Ntabwo ari zahabu, nta nubwo ari silver, nta nubwo ari n'ikintu kirenze tu. Iyo ngiyo ni rijanja, ni ibati. Kamise kamwibariza ubu iyi mpeta njye ntabwo ngiye numva ukuntu iyi mpeta si zahabu, yewe ningisha ko ari n'irangi, ko ntabwo numva ukuntu ayitanga amafaranga angana gutyo. Iyo mpeta rero kitati witinda. Iyo mpeta ntago ari zahabu, ntago ari silver, nta nubwo ari ikindi kintu kirenze. Iyo ngiryo ni ibati ni rijanja. Ariko ahubwo banza unyumvise agaciro riba rifite iyo ngiyo niko gafite agaciro kurusha ibindi byose, kurusha nayo mafaranga yose ndi kuvuga. Ese iyi mpeta ni umukobwa ayiguhaye akaba yarakwanze, ukaba ukimukunda ukaba ushaka kuzayimurogeramo, ku buryo ntabwo numva ukuntu ejo bundi yamaye 30, umaye 50, ubwo utanga uzampa 100 amafaranga rwose. Ntabwo numva ko yatanga ku impeta ingana gutya. Kitati, iyo mpeta rero ifite amateka maremare. Ayahe? Iyo mpeta niyo sogokuru yansigiye. Ayinsigira mbwiye ati mwana wanjye iyi mpeta uzayicunge neza, uyishyireho umutima wawe wose, kuko niyo uzerekana igihe muzaba murimo kugabana imitungo yanjye. Iyo mpeta nuramuka uyerekanye mwana wanjye, iyo mpeta izatuma bene wanyu babibona ko imitungo yanjye ari we nayisigiye. Sibyo? Bivuze ngo iyo mpeta ni proof kuko ajya gupfa banamunyibukije. Ntabwo ni mwajya bavuga ngo ni nk'inyandiko cyangwa umurage. Ako kantu ni umurage. Mwajya batenda ngo iki ni we yagiye gupfa aravuga akuranya umuryango wose, aravuga ati umuntu nzasigira ibintu byanjye n'umuntu uzaba ufite iyi mpeta. Ubu rero barimo kumpiga kugira ngo banyice. Bakuziza imitungo gusa. Barashaka kunyica bakankuraho imitungo muzehe yansigiye. Ngo bikomeye nibajemo no kurira. Hano umugabo arira kubera impeta n'imitungo ashaka akazi. Iyo ntekereje nyine ukuntu yafashe imitungo ye yose akavuga ati yose reka nyisigire Dave. Ese ko umuntu uzayimara mu kwirindisha impeta.
imitungo ihari ni myinshi cyane ku buryo ubwo bufaranga ndimo ndaguhereza ari nk'intuza ni nk'agatonyanga mu nyanja. Nanjye nzayirinda cyangwa no kuzajya Bitatu uyicunge n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Iyo mpeta ntizakubakeho n'akantu na gato. Ntabwo yakuba ubu ngubu ngiye kuzajya nkora nambaye ga kugira ngo nanjye ubu ngubu ngiye kujya nkora ari we nkorera kugira ngo nguhembe amafaranga yo kuyincungira gusa. Sanga yigire mu kazi. Hano rero ugiye umunsi mwiza. Ndawugira gute se shawo nyibukije muzehe wapfuye. Muzehe yapfuye sha. Yarapfuye. Adapfa se. Abahanga. Yo. Se tuvuga ko mutari kunyumvara? Sobantu banga. Mva mbwira umuntu utakira mu nasoke vuba nganda mushaka. Wararezwe cyane. Urumva uburyo kubita inzugi. Uruwahe se ubundi uturutse burashaka iki? Urambaza ngo nduwahe? Uruwahe nyine. Ahubwo uruwahe. We mbwira umuntu utakira amahane aravuva mubwira soka ngaha. Subiza ibyo nkubashije. Uruwahehe uragenzwa n'iki? Umuntu uri kubwira aho muzi. Cyangwa uri gupfa kwivugishwa utugambo ubonye aho ngaho tubonye. Bwira umuntu utakira amahane asohoka zansanga ngato ndamushaka vuba. Subiza ikibazo nkubashije. Uragenzwa n'icyo urashaka iki? Uruwahe urinde. Uza witura mu rugo rw'abandi ukomanga kuturaho abantu inzugi. Urugo uzinyirarwo. Ibyo ntabwo bindi. Urinde wo kumbaza bwo. Ndashaka kubanza kumenya urinde uri murambaza ngo ngusohokane ngusohorane nawe.